Ese wigeze wibaza impamvu abantu bakundana bumva bashaka gusomana? Kuki gusomana bituma abantu bumva batuje, bishimye kandi begereye aho bakunda? Ese ni urukundo gusa cyangwa hari impamvu siyansi bitera? Muri iyi video tugiye kureba ibisobanuro bya siyansi ku gusomana, icyo gukora ubwonko n'umubiri, n'impamvu abantu benshi bavuga ko gusomana ari kimwe mu bimenyetso bikomeye by'urukundo. Ngo haye ikaze, aha ni kuri Adolphe Talks, nizere ko wadukande subscribe kugira ngo inkuru nk'izi nziza ziyaze zikugeraho 5 kuri 5. Tudatinze, gusomana ubu ni uburyo abantu bagaragaza urukundo, ubwuzu cyangwa icyubahiro. Ariko hagati y'abakundana, gusomana bifite uruhare runini mu kubaka umubano. Abashakashatsi bavuga ko iminwa ari kimwe mu bice by'umubiri bifite imyakura myinshi yakira amakuru. Iyo umuntu asomwe, ayo makuru ahita yoherezwa mu bwonko bugatangira kurekura imisemburo ituma umuntu yumva ameze neza. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko gusomwa n'uwo bakunda bibatera ibyishimo n'ituze. Iyo abantu basomana, ubwonko burekura imisemburo itandukanye, harimo iya dopamine ituma umuntu yumva yishimye kandi akifuza kongera gukora icyo gikorwa. Hari kandi oxytocin. Iyi nayo ni imisemburo ikunze kwitwa imisemburo y'urukundo, ifasha abantu kumva begereye abo bakunda no kubagirira icyizere. Undi musemburo wita ni serotonin. Uyu ufasha kugabanya agahinda no kuzamura amarangamutima meza. Iyi niyo mpamvu nyuma yo gusomana abantu benshi bumva bafite amahoro, bishimye kandi bafite icyizere mu mubano wabo. Ubushakashatsi bwerekana ko gusomana bishobora kugabanya stress ku bantu bamwe. Iyo umuntu aruhutse mu mutwe, umubiri nawo ukora neza kurushaho. Hari n'abavuga ko gusomana bishobora kongera umuvuduko w'amaraso no gukoresha imikaya yo mu maso. Icyakora ni ngombwa kwibuka ko gusomana atari umuti w'indwara, kandi ko inyungu zabwo zishingiye ku buzima bwiza bw'umubiri n'umubano mwiza hagati y'ababikora. Ntabwo abantu bose bakunda gusomana ku rugero rumwe. Hari ababiterwa n'umuco bakomokamo, abandi babiterwa n'uburere bahawe, hari n'abashobora kutabyumva neza bitewe n'imiterere yabo cyangwa uko bumva urukundo. Ibyo byose ni ibisanzwe kuko abantu batandukanye mu buryo bagaragazamo urukundo. Kugira ngo urukundo rw'abantu rugende neza, ikintu cyiza cya mbere ni ukubahana. Gusomana bikwiye kuba bikorwa bombi babyemeye kandi babyishimiye. Ni byiza kandi kwita ku isuku yo mu kanwa kuko bituma mwese mwiyumva neza. Ikirenze byose, urukundo rwubakwa no kuvugana neza, kubahana no kwizerana. Gusomana ni kimwe mu buryo bwo kugaragaza ko umuntu umukunda. Nk'uko twayibonye, siyansi igaragaza ko gusomana atari ukubikora gusa, ahubwo ko hari impinduka nyinshi bibyara mu bwonko, mu mubiri ndetse n'ibindi. Ibi bishobora no kongera ibyishimo, kugabanya stress no gufasha abakundana kumva begereye hagati yabo. Wowe ubitekerezaho iki? Ese wari uzi aya makuru? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe ndetse ukanda no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi documentaire zidasanzwe kuri iyi channel. Murakoze.